ndabaramukije nje kubasangiza ijambo ry'Imana nateguriye isi yose, nateguriye abakobwa, abasore, abana bato, ababyeyi bose nabateguriye. Turasoma muri Matayo 7:7 haravuga ngo musabe muzabona, mushake muzahabwa, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Amen. Ndabifuriza gusaba Imana kuko Imana iratanga. Imana ntabwo ari ya Mana ivuga ngo uyu nguyu ngo ansabye ibikomeye. Imana muri byose nta kinanira. Imana irashoboye. Imana ni nziza. Haleluya. Imana iduha ibyo dushaka byose. Ndabasaba ngo muzakomange ku rugi rw'Imana, mukomange ku rugi rw'Imana. Imana izabakingurira, mushake muzabona. Imana ndabasabye ngo muyizere ko ishobora byose. Amen. Rero ndagira ngo dusenge, tusabe Imana ko tuzahabwa, ko tuzakomanga ku rugi rwayo. Amen. Mana, ndagushimiye ko waturinze, ngushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Twabonye ko nitugukomangira ku rugi uzadukingurira, nidushaka uzadufasha tubone, kandi ndagusabye ngo uturengere, utwiteho, Mana ishobora byose, Mana itagihemuka, Mana nziza. Ndagusabye ngo ubikore kuko uri Imana ishoboye kandi uri mwiza, uri Imana idahemuka, mu izina rya Yesu. Amen. Mugire igitondo cyiza, mbifurije umunsi mwiza, kandi mukomeze kwirinda coronavirus, dukaraba intoki, ibintu byose leta yatubwiye. Amen.